binanira abameritari we Rushati Severiyani Munyarondo ngo ugiye kwishora Idris Maso umurusha amafaranga n'urukundo ubu se ko birangiye byanze none watunaye ngo nawe ushaka gukora nzamako ngomba kubukora nyine. Rest in peace musore aheza ni mwijuru. Icyambere wowe n'umuzano nuzongera kugura agakweto kaza nk'aka kanje. Icya kabiri ipantaro nk'iyi nziza yanjye nuzongera kuyigondera. Muri make wowe nugucupira hose ukaba umushambara. Yes Kazu, nawe urabona imyaka iba yatujyanye kuko nta kuntu wafata imyaka 30 ukiba iwanyu. Generation yacu niyo kuva iwanyu nawe kuba ku rwawe. Awa ubwo uzi imyaka maze ntabi wacu. Imyaka ibaye iyo nibera kwa mukuru wanjye. Ngubahe nibera kwa mukuru wanjye da. Oya kuba iwanyu n'ubugwari. Unenzi kubatse urwawe nawe ni kwa mukuru wawe. Ubu urumva ari itandukaniro ririmo. Ririmo cyane. Ubu je navuye iwacu byararangiye. Cyokoze wenda mukuru wanjye yivumbuye nasubira mu rugo da. Ibyo rero nge simbishaka. Cyaka urwanjye ku giti cyanjye. Nkaba mfite na madamu wanjye. Uvuze gute? Ngomba kuzana madamu wanjye. Wowe uzana madamu? Cyane rwose. Ushobora kwita muri Nyabarongo uyita ikiziba. Kandi umunyankware yanaciye umugani nakwereka ngusobanurire mu Kinyarwanda ngo yimbwa yashyutswe ibishaka gupfa. Ngo ushatse kuvuga iki? Ahubwo si cyo utumva ni iki. Ubu wowe Twiri urumva ushaka umugore Rubebe nzi twakuranye. Ngomba kumuzana. Ariko abantu muraniyahura pe. Wowe cyambere nta kintu wifitiye. N'ikimenyimenyi nawe ubwawe ni wishoboye. Hanyuma ugiye kwiyongerera undi mutwaro. Icyambere n'urukundo wana wenda tuzarya ubusa. Nguruki? Rukundo. Rukundo. Nta nisoni. Urwo rukundo warushyira mu isafuriya ukaruteka bufiriti. Mama ibyo uri kurataho ni ibiki? Ubwo rukundo uri kwimajina ubwo abantu badivorusha muri iyi saha kandi bararusezeranye imbere y'Imana n'amategeko. Abo ntago barakundanye. Icyo nzi neza nuko shira wanjye dukunda kandi n'ikimenyimenyi twasezeranye ko tuzasanya kabisa n'agahiye. Ariko sha abantu nimuzi no kumvira mu rusaku pe. Jasmine n'umugabo we ejo bundi baratandukanye kandi inaha nibo abantu bakoresheje ubukwe burenze. Ndamage na Kayisa nabo ejo bundi bahita batandukana. Nabwo wari uhari no hirya no hino henshi nabasha kurondora abakire n'abakene. Wowe njiji ni icyo ukura muri ugo rugamba. Menye ko tuzabana tukagumana paka. Rest in peace musore aheza ni mwijuru. Icyambere wowe n'umuzano nuzongera kugura agakweto kaza nk'aka kanje. Icya kabiri ipantaro nk'iyi nziza yanjye nuzongera kuyigondera. Muri make wowe nugucupira hose ukaba umushambara. Hanyuma se udafite umugore ibyiza wambaye ni ibi? Side outfit. Uramenye ahubwo utakuramo ikirenge kuko ndabizi amutaje amasazano twagwirira. Ngahibaze kunenze nawo mfite. Wowe rero n'umuzano uzajya wibaroshashi cyangwa cya Supernet. God have mercy upon us. Yvonne nzamushakasha. Udakuba bimeze bite? Sha turi mu byishimo pe. Kuzitwaye mu ntoki suvuye. Izi mvuye kuzitira ahantu. Muri iyi minsi hari ibyo zigiye gukora. Nari mbanje kugira ngo uvuye muri siporo. Ariko Sarisa waje ugabanya gasuzuguro nkawe. Inkweto nziza nk'iyi ngiyi yakorewe kuba yacyura umugeni. Niyo ushatse kwitiranya nk'iya siporo. Hanyuma se ubundi wowe uzayikoze. Imvira ndagaso. Ariko Sarisa uzikura umuturanyi mubi. Invitation iwanyu niyahageze. Invitation y'ibiki? Sarisa nabutumira twabahaye. Giki nyine kutansobanurira. Twiragiye kurongora. Hanyuma se kunyongoreye. Twabikiza ibanga hatazagira umuntu umurogera ubukwe bwe. Ngo ubugira iki? Uburoga. Twaje kuvumbura ikintu giteza amadivorce mu mago. Hari abantu baza mu bukwe bakaburoga. Nawe rero ubigira ibanga. Hanyuma uhitamo kumutira kino gikweto. Sinkubesha ubu bukwe. Sarisa wumvisha ubw'abahanzi, wumva ubw'abakinyi ba filime, ariko ku bushobozi dufite n'imyungu tuzayizanamo. Naringiza ngo ni nka muzayibaga. Naho nibyo byamukumanyare. Wowe ndakubwiye ngo itariki uyizirikana. Ariko ntago wayimbwiye. Kuri 31 ukuboza. Tugataha ubukwe bwa Twiri mwene Mishorero. Na Yvonne Kamariza mwene Mpfundu. Shanza hagera. Ariko si kibazo. Ubukwe bwa Twiri koko.
nabagiye kubumukoreshereza niwe uzabwikoreshereza ibyo ni ibiki ariko Sarisa ubundi turatse ibyo abubu hambere nibakoreshaga ubukwe bugatahwa n'iwabo w'umukobwa n'iwabo w'umuhungu bonyine ariko ibyo abubu muba mushaka ngo haze imbaga baza gukonsoma gusa gushaka gucipura y'umuntu kabiri gusa ubwacu ni gakondo n'umwuzukuru utanditse ku ifishi y'umuryango Sarisa ntiyagakwiye no kuhagera mamaga ubu nta bukwe bubwibereyemo Sasa huyu mbega inkweto yo mu bukwe umugome n'uwayigutije Louisa. Udakuba ibyo ni ibiki ufite ibihe ibyo ufashe mu ntoki ni inkweto wari kubona ari ibiki ngwinyi isombe ariko wabona uri kwibaraguzwa izo ni puru cyangwa n'amazi oya ni bi ubwo uri kubona ari iki winsakuriza mbaza ibyo ushaka kumbaza nikomereza ibyo ngubaza ni iki kintu uri kukijyana oya ntabyo urukweto wibeshya uruhu rw'imondo ubu iki kintu wacyambara ukagikura hasi ariko rero mbere yo gupinga muzajye mumanza mumenye ibyo mugiye gupinga nk'ubu uyipinze ejo bundi nkagufatira mu bukwe wambwira icyakuzanyeyo mu bukwe se bwana bwatwire ubu ntuzi ko twire agiye gukora ubukwe ngo twirashaka binanira inyamahembe irankungu ngo nizabishobora aya ni amayobera matagatifu kabisa Oya Ngirimana kubonye kabisa twinagushakaga oya invitation ndayizanye toka shitani singiye kuzajya ku rutonde rw'abagufashije kwiyahura niko ubu wasinye ugiye gushaka yes ngiye kumuzana nyine shagira uwizize naririgo ubu urumva ufite gahunda ndayifite kandi ndiseriye sha ngaho gira binanira abameritari we Rushati Severiyani Munyarondo ngo ugiye kwishora Idris Maso umurusha amafaranga n'urukundo ubu se ko birangiye byanze none watunaye ngo nawe ushaka gukora nzamako ngomba kubukora nyine buriya rero ngo agapfa kaburiwe ni imongo ubanza ibyo uri gukinisha nabyuze mama se ubu nujya kudivorusa ni bogesa muzacamo kabiri cyangwa uziyahura mu birangiriza nizamanita mubwire ko nabivuyemo Hello guys, baba content creator mumeze gute? Guys, njana kongera kubabwira ko icyanzu.com ari cyo gisubizo cyanyu mwebwe aba content creator. Uhora wibaza ngo twiri comedy kuki mfite ishusho nziza, kuki video yanjye isa neza, kuki amajwi yanjye ari hejuru. Igisubizo nta kindi, icyanzu.com. Guys, ushaka ibikoresho byose byagufasha gukora video zawe neza, na content yawe ikakundwa cyane, ikarebwa n'abantu benshi, bakayiguma paka video irangiye. Nta rindi banga. Guna mu icyanzu.com tukwereka igisubizo cyawe. Urasanga amatara meza, tripod, video making ndetse na sound maker. Guys, wo mu content creator rero visit icyanzu wihahire.